twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagara na Nyagasani ku neza ye ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana nimuhumure, Imana iradukunda. Ije kutujya neza kuri wa gatanu cy'umwaka cya 2025 mu byumweru bisanzwe tariki 26 Nzeri 2025 ngaha aho tugiye guhura n'Imana duce ugufi twakira ijambo ry'Imana. Isomo rya mbere ni mu gitabo cy'umuhanuzi Hagayi umutwe wa mbere umurongo wa 15 n'umutwe wa kabiri umurongo wa mbere kugeza kwa 9. Mu mwaka wa kabiri umwami Dariyusi ari ku ngoma ku munsi wa 21 w'ukwezi kwa karindwi, ijambo ry'Uhoraho ribwirwa umuhanuzi Hagayi ngo bwira Zorobabeli mwene Sheyaritiyeli umutware wa Yuda na Yozuwe mwene Yehosadaki umuherezabitambo mukuru hamwe n'abasigaye bose b'umuryango uti ninde muri mwe ko mukiriho wigeze kubona iyi ngoro mu ikuzo ryayo rya kera? Ubuse bwo murabona imeze ite? Mu maso yanyu se ntimumeze nk'akantu k'ubusabusa? Noneho rero uwo ni Uhoraho bivuze, komera Zorobabeli, ukomere nawe Yozuwe mwene Yehosadaki umuherezabitambo mukuru, mukomere namwe rubanda mwese mutuye igihugu. Uwo ni Uhoraho bivuze, nimutangire imirimo kuko ndi kumwe namwe. Uwo ni Uhoraho umugaba w'ingabo bivuze, kuko nabesezeranye mwavaga mu Misiri, umwuka wanjye uzaba uri rwagati muri mwe, ntimutinye. Koko rero Uhoraho umugaba w'ingabo avuze atya, hasigaye igihe gito maze ngahungabanya ijuru n'isi, inyanja n'ubutaka. Nzahungabanya amahanga yose, ubukungu bwayo buzaze, maze iyi ngoro nyisendereze ikuzo. Uwo ni Uhoraho umugaba w'ingabo bivuze, feza ni yanjye na zahabu ikaba yanjye. Uwo ni Uhoraho umugaba w'ingabo bivuze, ikuzo iyi ngoro izagera mu Misiri imbere rizasumba kure iryo yahoranye. Niko Uhoraho avuze, kandi aha hantu nzahagwiza amahoro. Uwo ni Uhoraho umugaba w'ingabo bivuze. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 43. Nizeye Imana niyo mukiza wanjye. Mana yanjye ndenganura, unkiranure n'inyoko y'abagomeramana, maze unkize abahendanye n'abagome. Mana yanjye ko ari wowe mfiteho ubuhungiro, kuki usa n'uwanyihakanye? Kuki nagomba kugenda nijimye umwanzi ashumbirije? Ohereza urumuri rwawe n'ukuri kwawe bijye binyobora inzira, maze bizangeze ku musozi wawe mutagatifu aho ingoro yawe yubatse. Ubwo nzegera urutambiro rw'Imana, nsange Imana nkesha umunezero wose, maze Uhoraho Mana yanjye ngusingize ngucurangire inanga. Nizeye Imana niyo mukiza wanjye. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Luka umutwe wa 9 umurongo wa 18 kugeza ku 22. Umunsi umwe Yezu yasengeraga hiherereye ari kumwe n'abigishwa be, maze arababaza ati, rubanda avuga ko ndinde? Barasubiza bati, bamwe bavuga kuri Yohani Batista, abandi ngo uri Eliya, naho abandi ngo uri umwe mu bahanuzi ba kera wazutse. Yongera kubabaza ati, mwebwe se muvuga ko ndinde? Petero aramusubiza ati, uri Kristo w'Imana. Nyamara we abihanangiriza kutagira uwo babibwira. Yungamo avuga ko umwana w'umuntu agomba kuzababara cyane, agacibwa n'abakuru b'umuryango n'abatware b'abaherezabitambo n'abigisha amategeko, akishwa kandi akazazuka ku munsi wa gatatu. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi, ineza y'Imana buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi. Buri munsi uhinduke uko Imana ishaka. Buri munsi numva ijambo ry'Imana ugire aho rikwerekeza, ugire naho rikuvana, ugende neza mu nzira z'Imana buri munsi. Buri munsi ukomere, ushikame, wihangane. N'igihe cyose uri mu bibazo, uri mu itotezwa, uri mu gahinda, uri mu kaba, uri mu byago, shikama ukomere, kuko Nyagasani akuzi kandi akuzirikana. Ibyaha byose arabizi, hasigaye gusa kumwegurira ubuzima bwawe, akabutemberamo, akabutambagira, ubundi ukamererwa neza kubera Imana. Si rimwe, si kabiri, si gatatu tuvuze ku ijambo humura ko rigaruka inshuro 365 muri Bibiliya, byerekeza ku minsi 365 igize umwaka, y'amezi 12, y'amezi 365,
Iryo jambo rikagenda rigaruka buri munsi, bishatse kuvuga ko buri munsi Imana iduhumuriza, buri munsi Imana iratubwira iti komera, ntugire ubwoba. Iryo jambo rikunze kugaruka ku buryo butandukanye, ati humura, komera, wihangane, wibabara, guma hamwe, wijya kure, rekeraho, nyura muri ino nzira. N'ubundi buryo bwose Nyagasani agenda guhumuriza kubwira ati witinya. Na niryo jambo tujya gushingiraho inyigisho y'uno munsi, duhereye ku isomo rya mbere ndetse no ku ivanjiri, ati witinya kuko uri kumwe n'Imana. Witinya uri kumwe n'Imana. Nawe urabyemera? Akenshi iyo duhuye n'ibibazo, ibitotezo, bigeragezo, uburwayi n'ibindi byose biza mu buzima bwacu bije gutubangamira, bamwe ducika intege, kandi koko nibyo ko turi abantu nyine. Abandi tugatangira tukivovota. Yewe se wavuze ko n'abivovota bakivumbura, bikaza kurangira barambitse iby'Imana ngo baritahiye. Kwa kurambirwa nyine bikarangira urambitse iby'Imana, kandi byaba. Uyu munsi wongera urebe ibintu byose bigushikamiye. Nyamara Nyagasani icyo gihe utangiye kugenda ushidikanya naho aba hari. Icyo gihe utangiye kugenda urambirwa naho aba hari. Gusa bategereje ngo mubwire uti ndahari Nyagasani, nubwo ndi umunyantege, nubwo ndi umunyabyago, nubwo ndi umunyabyaha, ariko ndifuza ko wankomeza, unkomeze Nyagasani. Nawe mbere y'ikigeragezo ubwira Nyagasani uti nkomeza Nyagasani. Ubundi rero ukuntu Nyagasani akomeza kongera kugutiza imbaraga, n'ubundi arazigutiza, arazikongerera. Nuko utabibona, uwo marangamutima ya muntu yamaze gukuzura, utangira kwivumbura no gutuka Imana no kwivovota bitabuze. Dusaba inema yo kwihangana buri munsi. Nawe Nyagasani ijambo ryo ribwira ati humura, komera, witinya, uri kumwe n'Imana. Ese koko urabyemera ko uri kumwe n'Imana? Tujye kubona ingingo 3 cyangwa amagambo 3 cyangwa abantu 3 ugomba gutinya. Kubera iki? Kubera ko abantu icyo bahuriyeho ngiye gukubwira bari kumwe n'Imana. Uzatinya umuntu wese uri kumwe n'Imana, kuko iyo ari kumwe n'Imana abashobora gukora byinshi utazi. Umuntu wese uri kumwe n'Imana ashobora kugera aho wumvaga bitaza gushoboka. Umuntu wese uri kumwe n'Imana abashobora gushobora ibyo bariya batashoboye. Byumvikana bari kumwe n'Imana, ariko kuko nta muntu utaburi kumwe n'Imana, ahubwo umuntu we yitandukanya n'Imana. Abantu 3 ugomba gutinya. Uwa mbere uzatinya umwana, kuko utazi igihe azakurira icyo azaba cyo. Umwana Imana imuhora hafi mu mikurire ye uko avuka. Rya jambo ry'umuhanuzi Yeremiya umutwe wa mbere umurongo wa 5, ati ntarakuremera mu nda nyoko nari nguzi. Iyo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani buri gihe abakuzi, n'igihe utabizi wowe arakuzi, n'igihe utamuruzi we abakuruzi. Uwa mbere uzatinya ni umwana, kuko utazi nakura uko bizagenda. Azakura neza kuko Imana iri kumwe nawe. Umuntu wa kabiri uzatinya umunyeshuri, kubera ko utazi narangiza kwiga icyo azaba. Ashobora kuzaba mwarimu, umuganga, azaba umuntu ukomeye. Uko biri kose azakomera, kuko nyine ntawe akomeretse wabura gukomera. Umunyeshuri, umuntu uri ku ntebe y'ishuri, wa wundi uhura n'ibibazo agatsindwa, ariko kubera ko ari kumwe n'Imana ntabwo uzamenya icyo azavamo. Umuntu wese uri kumwe n'Imana. Isomo rya mbere twazirikanye ririmo riraduha amateka y'ingoro y'Yerusalemu mu buryo izongerwa kubakwa nyuma y'uko imaze gusenyuka kubera Babiloni bakayisenya kubera iryango ry'Abayisiraheli bari bagomeye Imana. Twumvise Imana mu minsi yashize mu masomo twasomewe ibyutsa umwuka wayo mu bami b'Abaperisi kugira ngo bajye kubaka ingoro y'Yerusalemu. Tuzuva abantu 4 muri ibi bitabo batwibutsa uburyo ingoro y'Imana igomba kubakwa. Umwami Cyrus n'umwami Darius uko bagiye bakurikirana, hanyuma n'abahanuzi 2 aribo Hagayi ndetse na Zakariya bari bahagarariye iyo mihango yo kubaka ingoro y'Imana. Icyo tuzumva kuri abahanuzi, bazajya bagira ubwoba. Ese inzu izuzura? Ese ingoro y'Imana izuzura? Nta kindi Nyagasani azagenda bahumuriza abereke ko ntagenda ashobokera Imana. Byose birashoboka kubera uwemera. Nani ryo somo ry'uno munsi noneho Imana iri kubahumuriza nk'abantu b'abanyeshuri, nk'abantu b'abana, igira ngo yongere ibabwire iti mwitinya. Uhora ababwiye ati nimutangire imirimo kuko ndi kumwe namwe, nk'uko nabesangiye mwavaga mu Misiri, umwuka wanyu uzaburirwa hagati muri mwe. Ntimutinye. Amen, amen, amen. Kudatinya kuko uri kumwe n'Imana. Na Zaburi uyu munsi iratwerekeza kuri uwo muntu uri kumwe n'Imana nk'umwana ndetse nk'umunyeshuri ari kugenda yiga Imana, mwiga Imana.
uko kwizera agomba kugirira Imana nk'umwana wese wizeye umubyeyi we uko akomeza kumurera. Nizeye Imana niyo mukiza wanjye. Amen. Umuntu wa gatatu ugomba gutinya ngo ni umuntu usenga, ngo kubera ko utabuze icyo yavuganye n'Imana. Ako kantu mubyeyi, hari igihe tubona abantu nanone nyine umuntu udasenga ntakagucire ishati igifungo, utinya umuntu usenga uba utazi icyo yavuganye n'Imana. Ivanjiri uno munsi iratwerekeza ku muntu usenga Yezu Kristo. Urugero tugomba gufatiraho, yanava mu isengesho tukabona imbuto z'isengesho, ngo yari ari kumwe n'abigishwa be bari gusenga. Hanyuma muri iyo sengesho nibwo noneho aboneho kubabaza ibibazo ati muvuga ko ndinde, umwana w'umuntu ninde? Bamwe baturi Kristo. Kristo uvuga wasizwe n'andi mazina menshi. Aboneho noneho kubahishurira ibigiye kuba, ibigiye gukurikizwa ko agiye kujya Yerusalemu, ya ngoro y'Imana. Imana ikomeza kugenda yubaka, izasenywa, Imana ikongera yubaka nyuma y'iminsi 3. Ya ngoro ngiyi noneho yahanuwe mu isezerano rya kera. Yezu Kristo agiye kwigana Yerusalemu kugira ngo yuzuze indunduro y'ibyahanuwe. Yezu Kristo iyo afashe umwanya agiye gusenga ntabwo ari uko yarabikeneye, ahubwo no kugira ngo twega bari inyuma aduha urugero rwiza rwo gusenga, rwo guhura n'Imana. Wahura n'Imana ukayibwira ibyaho byose, nayo igakubwira ikwifuzaho byose. Umuntu wese uhura n'Imana rero uzatinya umuntu wese uvugana n'Imana, kuko utazi icyo avuganye n'Imana. Nawe nanjye twogere turebe umwanya dufata turi imbere y'Imana. Yezu aduha urugero rwiza, atari uko yagomba kujya gusenga ariko akajya gusenga akabikora icyo ngicyo kugira ngo urugero rwiza mbashe nanjye kuba umuntu usenga. Kubera ko iyo usenga Imana irakwishurira, Imana iguha byose, Imana ikwereka inzira nziza ugomba kunyuramo. Yewe na cyagihe ubona byakomeye, ibintu utaza guhikura, urukiko utaza kurwikuramo, urubanza utaza kurusoza neza, utazi ko buza gucya cyangwa uko buza kwira, utazi uko bizagenda ibiri imbere, nuko ajya kubona ukabona Imana igize gucya irabikemuye. Ibyo ni byose irabyamuruye, nuko ukagenda neza dale passe mu bibazo, mu bitotezo, ariko ukabona Imana irabikoze. Kubera iki? Ntabwo ari wowe Nyagasani wabikoze. Humura turi kumwe no gutabara, witinya kuko uri kumwe n'Imana. Umuntu wese uri kumwe n'Imana aho nicyo cyizere ati uko biri kose Imana irahari, nta kundi nyine byagenda. Uzatinye umwana, uzatinye umunyeshuri, uzatinye n'umuntu usenga. Nawe rero ntibakagutinye rero niba utari muri abo. Bishatse kuvuga abantu bizeye Imana, ari umwana aba yizeye ubuvunyi bw'umubyeyi, ari umunyeshuri aba yizeye mwarimu uri kumwigisha, ndetse n'umuntu usenga aba yizeye Imana kuko isumba byose. Itegeko ryo gushengerera rya Mutagatifu Yohani Mariya Vianney riragira riti, Nyagasani nubwo ntakuruzi birashoboka ko njye ntakubona, ariko ndemera ko unduzi. Icy'ingenzi rero ko Imana iri gukubona, nawe ibindi byose ntukabyitaho cyane. Icy'ingenzi nuko Imana ikuruzi. Witinya, witinya, witinya. Mubyeyi, inkuru ngiye gukubwira nusanga ari umva isogero yumve, nusanga utarayumva uyumva n'umutima mwiza, uzirikana ko Imana itaziye guterana na rimwe. Wongere urebe aho mujya guhura n'Imana. Ese ubuzima bwawe buri mu Imana, uri kumwe n'Imana? Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umwana yavuye ku ishuri. Ubusanzwe uyu mwana avuye ku ishuri ageze mu rugo iwabo akora uturimo two mu rugo cyangwa agakora umukoro yahawe ku ishuri. Ngo rero ageze mu rugo ngo agiye yaba akeneye amazi. Byumvikana uwo mwana ko bamutumye kujya kuvoma, bishoboke ko agomba kujya ku ruzi kujya kuvoma. Wa mwana kubera ko yumviraga ngo aragenda agera ku ruzi. Wageze ku ruzi aratangira aravoma, ijerekani ye amaze kuyuza amazi, nuko atangiye kwikora kugira ngo asubire iwabo mu rugo. Agiye kubona abona imbere ye, abona ikirura kiraje cyarubiye neza neza kigiye kumutamira. Nuko umwana yibaza uko agiye kubigenza, bishoboke ko yatatse ariko se yari gutakira aho ngaho hafi ku ruzi ko ntawe ruhari. Aratangira ararira, yibaza uko biza kugenda yabibuze. Kamwanya aza kumva igitekerezo kimujemo, ati urira kiriya giti. Ako kanya hita ashyira ijerekani aho ngaho, yurira igiti vuba na bwangu, yibwira ko akize. Ageze ku giti uko ari kuzamuka yurira, wagiye kubona mugende uri gutera ubwoba, ndabizi niba ukunda guhamuka we hanganya akanya gato. Ngo ageze ku giti ari kuzamuka, ngo agiye kubona abona uruyoka nyamunini
ruri kuza rumusatira ruri ku ishami. Neza wa mwana neza abura uko yabigenza, ako kanya hita yumira kuri icyo giti, kubera ko yabonaga nazamuka akomeza akazamuka, yanzo kiribuze kugera gute kumurira hejuru. Nanone namanuka nta kirura kiribuze guhita kimutapfuna. Wa mwana aguma kuri icyo giti, akomeza gutekereza uburyo aza kubigenza. Hanyuma aza kubona ikindi gisubizo hafi aho ngaho, ati ngiye kumanuka ngwe mu ruzi kubera ko nzi koga, ubundi noneho nze kureba uburyo ncika iriya ntare mbe ncitse n'inzoka. Nuko agiye kumanukira mu ruzi, agiye kubona ingona nayo irasamye, nanjye kuvuga ikere kumwakira irasamye, igiye kumurya. Wa mwana neza abura ahantu yarigitira, afata icyemezo cyuko agiye guhobera n'icyo giti, agaceceka gatuza ntakopfore. Wa mwana aguma kuri icyo giti, ntuze kumbaza ibyo yari kuvuga, uburyo yari kurira ntuyite ubimbaza. Nuko yihebye atazi ukuntu ubuzima burangira, najya hejuru inzoka iramurya, najya hasi akamanuka ikirura kiraza guhita kimurya, nikubita amazi ingona iramukubita, arahungira biragenda gute. Aguma kuri cya giti, ngifata n'urugi yagihobeye neza, yibaza uko biza kurangira. Nuko kamwanya noneho mu gihe yihebye n'ubundi, agiye kubona noneho bya kidobya, agiye kubona imvura y'amahindi iraguye, imvura ikomeye cyane. Wa mwana ati noneho ibyanjye birarangiye, yanzoka igiye kungwira, igiti kigiye kungwira neza. Wa mwana abura uko abigenza. Ngo mu gihe akiri kwibaza uko bigiye kugenda neza yahwereye, agiye kubona ishami rimwe riraguye hasi. Iryo shami ngo ryari ririho yanzoka, riguye hasi kubera nyine wa muyaga wari uri muri ya mvura. Ngo ishami imaze kugwa hasi, nanzoka igwa hasi, cyakuriyeho cya kirura cyahise kibona inyama nyine, ako kaboga gaturutse hejuru, iyo manu yaturutse hejuru. Nuko cya kirura gikomeza kirwana yanzoka, kiruka kijya kwirira hirya. Ubwo hagati aho wa mwana amaze kubona cya kirura kigiye, nuko wa mwana aruruka vana bwangu, sinjye wahera aherera iwabo, na n'ubu aracyari iwabo, yageze iwabo amahoro kubera Imana. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Hari igihe uhura n'ibyago nawe neza ukabona inzira zose zirafunze, utakatira ibumoso ngo bikunde, utajya iburyo ngo bikunde, utajya hejuru ngo bikunde, utajya hasi ngo bikunde. Nawe byigeze bikubaho? Ugatambuka mu ishyamba ry'inzitane neza uvuga uti noneho ndarisohokamo, wajya kubona embomate ukabona birabaye kubera Imana. Imana yakubwira iti witinya kuko ndi kumwe nawe. Komeza, tangira imirimo wubake, tangira tinyuka. Ntabwo ushobora gutinyuka nyine utari kumwe n'Imana. Icyo gihe nanone ushobora no gutinyuka ariko ugatinyuka mu bibi, ugatinyuka mu ngeso mbi kubera ko nyine utari kumwe n'Imana. Ariko ibintu byose ubona bikugoye, igihe nikigera ukabona urabitinyutse urabigezeho, ntuzibwire ko ari wowe, ahubwo ni imbaraga z'Imana, ni Nyagasani wagushoboje. Ati witinya ndi kumwe nawe. Yaba abantu benshi twakoranaga n'Imana twabaho neza. Dutinya Imana kuko Imana igushoboza n'ibyo utari kwishoborera, ntunamenye nuko yabikoze. Nibwo uzasanga ikigeragezo kiraje, ntabwo uzi kuzagisohokamo, ariko yakubona ukabona hashize icyumweru, kwezi gushobora gushira, yewe n'umwaka, n'imyaka yashira ari myinshi, n'icumi yashira. Wajya kubona ukabona Imana yohereje imvura, wowe yabwiraga ko iyo mvura iza kukugira nabi, ariko aricyo gisubizo Imana yaribonye. Igihe kibazo wa mubyeyi we, Imana n'ubundi ikora ibishoboka byose kugira ngo ishakishe ahantu hose yanyuze ikibazo, ishakishe ahantu hose yanyuze ibisubizo. Niba uzabona ibibazo byaje mu isi, inzara, ubukene, ibitotezo, uburwayi n'ibindi bibazo by'amoko yose, Nyagasani ntazabura umuntu anyuzaho igisubizo. Uzabona n'igihe yabuze umuntu ashobora no kubinyuza mu nkuba, igisubizo Imana ishobora gukinyuza mu muyaga, igakinyuza mu mvura, igakinyuza ahantu hose hashoboka, kuko Imana nyine ni Imana. Ntacyana ni Imana. Nyagasani umpe gukwizera buri munsi, ngende neza mu nzira zawe buri munsi, nkora ugushaka kwawe buri munsi, haba mu bibazo, mu bigeragezo, mu bitotezo, uburwayi bwanze gukira, ibibazo bidakemuka, bya bindi by'inzitane, bya bindi ntambukamo nkabona ntari kureba hirya. Yezu wowe urahari, ahantu hose urahari Nyagasani. Tukwizera iminsi yose kuko nta cyakunaniye. Uzudutabare, turi abanyantege nke, turi abanyabyaha, turi bene muntu babandi bakora nabi, babandi bashidikanya.
komeza uduhumurize tugende neza mu nzira zawe za buri munsi dukora ugushaka kwawe buri munsi mwese Imana ibahe umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.